Iporezo abantu benshi bakabaza kwiberwa iporezo ari ibiki? Iporezo ni ibyo kurya mu Kinyarwanda. Hanyuma iporezo akaba ari mu kihe kirimi? Mubwiye ko ari ibiporezo n'izindi system twahinduyemo mbese ntitwatuntu twaye twasirenge nyine nk'aba ibiporezo iyo wabonye ibintu n'ibindi biraza hari n'umubantu bamamagaraga ati vayo nguhe bonani vayo nguhe noheri koko mana nkavuga ngo ariko uyu umuntu atangiye gukira koko ibintu biraza we ngo cyagenda nari narakubiswe koko naburaga n'uwamikijumba ubu koko se ni Imana itangiye kubigenza neza none mayi nkareba nese ko bari kumamagara amazi nta kibazo ufite cyagenda ari nakubiswe ko mbese nibaze kwemera ubukire bumaze kuza niyo mpamvu bari kukwamagarira rwose ahubwo ni nyaboneka Jojo ngwino tuguhereza ubunane dore ibintu ntago yego ariko mu bigaragara by the way ku bantu bakuzi mu gihe cyashize dukorana ibiganiro bazi kukwitegereza neza ndagenda ngerageza kuzuminga kugira ngo mbereke ibice byose bikugize by the way wambaye neza ndabona wamenye no kwambara none se nyine uri kumva Imana itarabikoze wamenye no kwambara twatuntu duciyemo mu gatuza rwose Imana yarabikoze pe ku gafaranga Imana ishimwe nagiye no kuyishima ariko uyu mwaka tuzatangira noneho bisaba birenze. Hello my dear friend, waba ufite ikibazo cy'uruhu, waba ufite ikibazo cyo gushishwa kw'ibirenge, waba ufite ikibazo cyo kugiye gusaza imburagihe, waba wisiga amavuta ntagufate, waba ufite ibibazo bigiye bitandukanye by'uruhu, waba ufite ikibazo cy'impumuro mbi, duhamagare kuri izo nimero reba. Igisubizo ni Anatic Soap from BF Suma. Isezerano yuko nzarama ubu ngubu Imana yabari bwitangiye kubizana nkahita mpfara reka isezerano ryo gupfa vuba ngiye ntabwo ndi kumwe na mbese muri baki ubu ngubu agafaranga kamaze kuza ibintu bagaze bizungu uje niciwe n'inzara imyaka ibe myinshi n'inzara itangira kubizana agatuza kabaye agatuza rwose cyane rwose numva n'ukuntu nambaye na neza se ndabireba rwose n'abadukurikiye baze kwitegereza barebe neza iyo pantaro niba atari banga Joko ndi wari ya Masire wayiguza nga iyi ngiyi nayiguze 13 nigura ako gapira wambaye aka gapira nambaye nakaguze 5,000 ubwo muri make uhagaze note ya 18 inkweto by the way niko nambaye n'isuti nziza y'abasirimu naye uko byagenda kose wayiguza agafaranga inkweto nayo nyine uri kuyibona n'inkweto ntago nayibonye katereka abadukurikiye ko ndibinkweto ari y'abagabo Jo none se nuzi ipantaro nk'izi ngizi wazambariraho ubukweto bufunguye hose ko wambariraho inkweto isobanura ko ndewe urukweto ari urw'abagabo inkweto ntabwo reka ubwo waba wabyishe nyine ushaka inkweto isobanura none bari baze gushimuta ngo uri umugabo oya nyamara baragushimuye hari umugabo ugira amabere angana gutya nta mugabo ugira amabere angana gutya reka muri make itandukanire bari buze kubona ni amabere gusa ni amabere rusubireba se ni amabere urabibona aka by the way yarabyibushye nawe narimeze neza bana wagira ngo ufite umuntu kubiryo nyine komana rero iyo wishwe n'inzara amabere asubira inyuma dagasubira niko giporezo ni ukubera ibiporezo buryo si umuntu yabyushye n'amabere arabyibuha ariyongera wasonza agasubira muri nyina asubira inzara si ikintu arega wa muntu we buri inzara ntabwo ari ikintu inzara ni mbi amabere ariyongera ibyo ari byo byose ingingo zose ufite aho ufite hose hariyongera nese amabere nagira nyine yabyara ndakubwiye ngo aho ufite hose hariyongera wasonza hagasubira none pfira amajyepfo hariyongera ibintu nuzuye umva nanjye hari igihe nireba ko kukavuga ati mana bimeze neza naho ngubu amagabo aje yagwamo rwose akavuga ni nyaboneka dore cyuki nyakiri reka ngusuhuze kandi nkwifuriza ikaze kuri kamera za Jimmy 250 ndetse na Emet TV tujye kuganira ariko by'umwihariko reka mbanze nsuhuze muri mwese mudukurikiye muri mu mpande enye zigiye zitandukanye z'isi ari nako tubifuriza umwaka mushya muhire. Uyu mwaka rero nk'ibisanzwe ni umwaka uzaba ari umwaka wo kwishimira ibyo twagezeho tunabisigasira ndetse tunabirinda. Egare ko nta bishyashya bihari. Abiteze ko hari ibishya ubwo ngubwo nyine murahiye. Jojo umeze neza. Meze neza cyane. Meze neza cyane rwose. Christmas ndetse n'ubunani byagenze gute?
Noheri n'ubunane Noheri n'ubunane byambereye byiza cyane. Mbese uyu mwaka washize wambereye mwiza cyane. Uyu mwaka ushize wakubereye mwiza cyane. Ni nk'iki kintu ushobora kubwira abanyarwanda ukaguti rwose uyu mwaka dushoje ngewe Josiane wambereye mwiza kuko nawubonyemo ibi ngibi, mbese nk'ibintu nka bitatu? Ngewe uyu mwaka wambereye mwiza cyane, nta nzara nahuriyemo nawo, mbese agafaranga kari gahari bimeze neza. Buri icyambere ntacyo wakora utariye. Ntacyo wakora utariye. Ibyo wakora byose ntabwo byakubera byiza ufite inzara. Igihe kane ryananywa muri make cyagenze neza rwose ntakishinze. Cyagenze neza cyane rwose. Sure. Uko Uwiteka yabimbwiye byagenze neza cyane, ndetse n'uyu mwaka tuzatangira azaba ari akarusho. Okay. Ni nk'izihe ngamba wari warihaye muri uyu mwaka ushize wumva ugomba kuzagenderaho wagendeyeho kabisa ko wabyifuzaga, ko wari wabipanze, ko wari wabiteguye akaba ariko byagenze? Nk'ibintu bitatu niba ushobora kwatubwira. Nk'ibintu bitatu, icyambere cyabayemo Imana yamaye amafaranga, naravuze ngo Mana byajyaga bingendekera nabi, Mana uzanyiza ubukene muri uyu mwaka. Imana nibeshya rwose yarabikoze, nabonaga akazi, mbese ku buryo hari nk'umuntu wavugaga ati Noheri na bunane ndi kubona byangendekeye nabi, ariko nge nta kibazo nari mfite. Okay. Muri make ibintu byose byari good. Byari good. Nta kibazo rwose. Ku biporezo byari good. Ibiporezo byari gudu. Ushobora gukoresha ijambo ibiporezo abantu benshi bakabaza kwiberwa ibiporezo ari ibiki? Ibiporezo ni ibyo kurya mu Kinyarwanda. Hanyuma ibiporezo akaba ari mu kihe kirimi? Mubwiye ko ari ibiporezo n'izindi system twahinduyemo, mbese ntitwatuntu twaye twasirenge nyine nk'aba. Ibiporezo iyo wabonye ibintu n'ibindi biraza, hari n'umuntu bamamagaraga ati vayo nguhe bonane, vayo nguhe Noheri, koko Mana nkavuga ngo ariko uyu muntu atangiye gukira koko ibintu biraza we ngo cyagenda ari narakubiswe koko naburaga n'uwami kijumba ubu koko se ni Imana itangiye kubigenza neza noneho mayi nkareba nese ko bari kumamagara amazi nta kibazo ufite cyagenda ari mbese ubu ngubu nibaze kwemera ubukire umaze kuza, niyo mpamvu bari kukwamagara rwose ahubwo ni nyaboneka Jojo ngwino tuguhereza ubunane dore ibintu ntago yego. Ariko mu bigaragara by the way ku bantu bakuzi mu gihe cyashize dukorana ibiganiro bazi kukwitegereza neza, ndagenda ngerageza kuzuminga kugira ngo mbereke ibice byose bikugize. By the way wambaye neza, ndabona wamenye no kwambara. None se nyine uri kumva Imana itarabikoze? Wamenye no kwambara twatuntu duciyemo mu gatuza rwose. Imana yarabikoze pe ku gafaranga, Imana ishimwe, nagiye no kuyishima. Ariko uyu mwaka tuzatangira noneho bisaba birenze. Mbese gafaranga ni ibirombe cyane. Wacukuriye he ngo nabandi tubohereza bajye gucukurara? Umva nawe nacukuriye, Imana yamaye akazi neza, ariko ubundi hari nk'igihe amayira yibanaga ugasanga ndi gushaka akazi nabuze naho nkorera service. Ariko Jojo niba atari byagenze neza, niba atari ibanga uyu mwaka ushize usevinze nkangahe? Nkanga saving end vate rwose turi kuganira. Ibira nawe ubivuga byo niyo nawe wasevinze agacumi ntabwane rwose nta kintu nibereyeho. Uyu mwaka ushize agacumi ko nyine ariko nshyize kuri konti, ariko niko mfite nibura wenda nurangiye gutyo gusa ntacyo bubiretse ibyo nibanga byanjye byiberere. Oya bira nawe ubivuga uzi impamvu se sinkubwiye ko ngiye na savings agacumi 10 ibihumbi 10 gusa nibyo na savings. Umuntu nkawe si 10 ni iryo kurya n'iryo kwifatisha, ni 10 ni iryo kugura ikibiriti nawe. None se ko nyabona yo sara yo kurya 10 ndirya ku munsi, urumva umwaka wose ushize narabonye 10 y'ubwisigame. Ariko nandi umukire wese nimara imyaka 30 cyokoze 10 kuri isaya none hariho umuntu uri kwifuza igihumbi, ariko nabwo ugomba gushima Imana 10 na urumva mu myaka 30 sigaje kuzamara ku isi. Niba nara savings agacumi uyu mwaka 30 sisi wasezeranye yagusezeranyije yuko uzamara imyaka 30. Ugomba kuzamara 90 ninga kubw'Imana ushobora kuzasaza, mbese uri umusaza ugendera ku kabando. No kuvuga ngo hari abantu tuba dufite amasezerano, urumva tuzi ngiyo tumaze ni iyi ngiyi iyo dusigaje ni iyi. Oya ngiye mfite isezerano yuko nzarama ubu subu ngubu Imana yabari bwitangiye kubizana nkahita mpfara. Reka isezerano ryo gupfa vuba ngiye ntabwo ndi kumwe nawe. Mbese muri bake ubu ngubu agafaranga kamaze kuza ibintu bagaze bizungu. Uje niciwe n'inzara imyaka ibe myinshi n'inzara. Itangira kubizana agatuza kabaye agatuza rwose cyane rwose numbona se.
numva n'ukuntu nambaye na neza se ndabireba rwose n'abadukurikiye baze kwitegereza barebe neza iyo pantaro niba atari ibanga jo kundi wari ya Masire wayiguza nga iyi ngiyi nayiguze 13 13 ako gapira wambaye aka gapira nambaye nakaguze 5,000 ubwo muri make uhagaze inoti ya 18 inkweto by the way niko nambaye n'isutiye nziza y'abasirimu naye uko byagenda kose wayiguza agafaranga inkweto nayo nyine uri kuyibona n'inkweto ntago nayibonye katereka abadukurikiye ko ndibinkweto ari y'abagabo jo none se nuzi ipantaro nk'izi ngizi wazambariraho ubukweto bufunguye hose ko wambariraho inkweto isobanura ko ndewe urukweto ari urw'abagabo inkweto ntabwo reka ubwo waba wabyishe nyine ushaka inkweto isobanura none niba bari gushimuta ngo uri umugabo oya nyamara baragushimuye hari umugabo ugira amabere angana gutya nta mugabo ugira amabere angana gutya reka muri make itandukaniro bari buze kubona ni amabere gusa ni amabere rusubireba se ni amabere urabibona aka by the way yarabyibushye nawe narimeze neza bana wagira ngo ufite umuntu kubiryo nyine ego komana rero iyo wishwe n'inzara amabere asubira inyuma da asubira niko giporezo ni ukubera ibiporezo buryo si umuntu yabyushye n'amabere arabyibuha ariyongera wasonza agasubira muri nyina asubirayo inzara si ikintu arega wa muntu we buri inzara ntabwo ari ikintu inzara ni mbi amabere ariyongera ibyo ari byo byose ingingo zose ufite aho ufite hose hariyongera neza amabere nagira nyine yabyara ndakubwiye ngo aho ufite hose hariyongera wasonza hagasubirayo none pfira amajyepfo hariyongera ibintu nuzuye umva nanjye hari igihe nireba ko kukavuga ati mana bimeze neza naho ngubu amagabo aje yagwamo rwose akavuga ni nyaboneka dore cyuki nyakiri ako jo niba atari ibanga mbwira ibintu bibiri nibura byagushimishije uyu mwaka ukumva urishimye ukumva kabisa uravuze ngo uyu mwaka umbereye mwiza bibiri byagushimishije nkunda amafaranga ikintu cyanshimishije nkavuga ngo uyu mwaka umbereye mwiza ni amafaranga ni amafaranga pe ako Joshua ko yarabaye uzi kugira ngo nka mama wawe aguhamagare ati havutse ikibazo iki niki uhure n'inoti ya 2 umwoherereza ahubwo se uri kumva yavuga ko afite umwana i Kigali cyangwa none se Jo ikibazo cy'amatsiko mfite duheruka gukorana ibiganiro kera n'abantu badaheruka ngira ngo ntago twari duherutse nari maze iminsi mfite utuntu mugiyemo duheruka gukorana ikiganiro ufite uwo musatsi kandi wanawuziritse gutyo kandi birumvikana wabonye amafaranga pe ego none ko wagumishije gutyo cyangwa ni style yawe none se kuvuze ngo dukore ikiganiro kano kanya narabitegura ngo nje muri salo dore nari natetse n'ibiryo ndemera ndabicumye sinabiteguye iyo ubineguza wenda nari kujya muri salo turye tunaganire turi kurya none se uri kubona ejo koko nari kubura na 2 byo kuwusokoresha neza uri kumva nari kubibura uranunguye okay nashatse ibyihuta kashize yaramaze kuba umustar koko n'ibisubiza bawe bifite none ibintu byagenze rizungu ariko Jo hari abantu baruka kumbwira ngo rwose baragukunze ngo ibiganiro byawe ntibikabure kuko ngiyo YouTube channel yacu maze igihe datambuka ibiganiro byawe ngo rwose haba hari hirungu gusa nta munezero baba bafite mu mitima yabo yego ese abafana bagukurikira bagukunda ni nk'iki wababwira muri uyu mwaka mushya dutangiye ikintu nababwira nta muntu uri hano ku isi adafite ikibazo n'ugifite yihangana ibisubizo biri imbere n'uwo gifite yihangana ibisubizo biri imbere wajye gusenga pe agiye gusenga niyumva byanze ahaguruka agiye gusenga arebe ko Imana itazamusubiza donc ikintu iyi nama nako ikintu cya mbere wibwiye cyangwa uwifuriza ni ukujya gusenga ni ukujya gusenga binginga Imana ati Imana aho nababariye rwose nanjye ushyire mu basubizwa kandi bazaba babireba bazaba bari gusubizwa rwose ibintu bizagenda neza okay byiza cyane hanyuma iyo dutangiye umwaka tugira ingamba tugenderaho tukintego uyu mwaka ushize nakoze ibi ngibi ibyagezweho ni ibi uyu nguyu ngiye kujyamo ibyo nzakora ni ibi ese wowe ufite iyihe ntego muri uyu mwaka ufite izihe ngamba ufite iyihe ntego mfite iyihe ntego se ko mfite njyewe intego yo kubika amafaranga nka sevinga
yindi ntego ibindi Imana bikazaba ibikurikizaho. Ikindi nakwihana gihawe n'Imana niki? Mbese ahandi wabikaga ifaranga ugiye gukomeza wongereho urundi rwose. Nongereho mbwira Imana ni Imana ni Satani nazongere kumfungira amayira. Ndabizi ko uri Imana ishobora byose, nje mbona akazi. Hatajya hagira umuntu ucisha mirjisho nyaboneka kandi ndi umuntu w'umusitari. Ariko se Joe hari inkweto yarambusaziyeho ngo dore wa musitari none. Nizansebye nicyo kintu nsenga Imana ngavuga ni nuzansebye. Ni ngiye buriya nkunda imyambarire Mana. Kundi imyambarire. N'ubu ngubu ndaza mu mujyi kujya mu mujyi duherena tugura 10,000. Naravuze ni Mana uzanshobora. Hariho abavuga ngo ibyo biherena ngo ibiki nariko si Imana nsenga ko itarayambuza mwewe abana b'abantu ni mwewe murayambuza nimpfa kuba nyambaye mfite umutima wa kimuntu yego nta muntu nekerereza nabi ibyo Imana nibirebaho. Mbese utwo duherena tw'ibihumbi 10 muri bimwe mu ntego wihaye natwe ugomba kujya kuduhaha. Ngomba kujya kuduhaha pe nukunda kubi ngo haraho badukorera. Ako se Joe niba atari ibanga mu basore baguteretse cyangwa se mu basore mukundana hari waba warigeze kubwira ko akunda amahereni? Ahubwo hariho wigeze kumbwira ngo ngiye nkuramo ibyo biherena kandi ari no kumbeshya ngavuga ni ngiye nzayakuramo nageze iwawe. Ni none se waba uri kumbeshya ni ngiye nzakumvira nageze iwawe ni ngiye nkunda amaherena. Mbese muri make umusore ntago wamwumvira mutabana utari umugore we mubana? Ni nari umugore ntabwo namwumvira ngo ambwire ngo kurama aya maherena nanjyane angeze iwe arebe ko nayakuramo. Amaye ko numva uri hatari Joe. Ni Imana yandemye si yankuzamo kanswe umwana w'umuntu twahuriye hano ku isi ngo ninkuremo amaherena. Ako se Joe usibye amaherena wenda uvuga ko ukunda mu buzima bwawe ikindi kintu ukunda abagore benshi bakunda mu buzima ni nk'iki? Nkunda gurumete kakanu bara mu maguru baravuga ngo nakinda yakaya abantu bakambara n'indaya byose ni umutima w'umuntu ngo nakinda navuze yuko nazapfa katangeze no ku maguru nyine ugakundira iki? Njewe se buriya nkunda ubusirimu nuko nyine nisanze. Mbese muri make umuntu kamba ubona yasirimutse? Nje mba mbona ari umusirimu pe. Bamwe babacira imanza bakavuga ngo ni indaya ariko bari abantu ahubwo ni ubusirimu. Ni ubusirimu ubusa wakambara uvuye guhinga nibyo bitaka ahubwo bikakubera. Iki abayobozi ngusaba basirimu ko batazambara gumwe. Abayobozi se abayobozi barimo bazambara benshi wabibwirwa niki? Tubwira ahantu waba muzi muri Gurumete ntabwo ari uburaya yewe ni umurimbo ni umukobwa ukunda kurimba. Nje ntabwo mbacira urubanza sinjya mbacira urubanza na gati Imana nizabimbaza. Muri make abantu bazambara ntabwo ujya bacira urubanza? Sinjya mbacira urubanza. Tubwire nk'umuyobozi umwe wabuzi rwose wambara Gurumete uvuga ni uyu muyobozi ndamuzi ni uw'akagari ni uw'umudugudu ni uw'umurenge se ni uw'akarere cyangwa ni uw'intara. Oya ujya ubona abagore b'abayobozi bifata uko babonye uzareba benshi baba bambaye n'amaherena. Amaherena rero nuko baba ubuse nyambaye wabibona kubera nambaye inkweto zifunze hose. Kandi ngira ngo bazambara kugira ngo abantu bazibone ko bazambaye. Oya ntabwo ari iyo mpamvu ubwo se yashatse guhindura inkweto ni yayambara. Joe se yambaye inkweto ifunguye hose ntabwo ari uburaya. Narinzi ko Gurumete ari z'abantu bicuruza. Usa n'abo banyamahanga baba bazambaye bose oya ntabwo ari uburaya ni iby'abantu babirabura b'abanyarwanda sinzi impamvu babona umuntu yigize neza ngo oya ntabwo ari uburaya. Ako se Joe hari ikintu kimwe maze imisi ndimo kwibaza nifuza ko watangaho umucyo nka Josiane. Maze imisi ntekereza ngo ese ko Josiane niba ari umusitari kandi akaba ari mukuru ndetse akaba amaze imyaka myinshi muri Kigali kubera iki Josiane uko abandi badamu bataha saa 9 z'ijoro saa 8 saa 7 watabikora? Impamvu nabikora muri iyi quartier ni habi muri quartier barategana mba ndi upfa kwira ntabwo nabura ubwenge bashobora kunega bakanera icyuma asubize se muri iyi quartier munsi ya Yerika ubwo ugasanga reka mpfanya amasezerano yanjye reka. Imana yaduhaye ubwenge ntabwo ngomba kubura ubwenge niyo mpamvu ngiye niryamira. Mbese muri make uramutse uba mu yindi quartier atari hano ngaha ku Gisozi n'ahantu hegereye se nkahehera ntazanyamirambo nawe uri tudukaritiye iyo bumajije kwira ubona ari ahandi. None se Joe ko impamvu nari ngubajije gutyo
kwara kugira ngo nkubaze ngo ese bari abantu barara ijoro baba bagiye gukora iki, baba baraye amajoro bari mu biki? Ese wowe uramutse ugize nk'ayo mahirwe yo gutora nka za Nyamirambo, ayo majoro wajya ujya kuyarara wagiye mu biki, wagiye gushaka izihe nyungu? ntaba nagiye kuryoshya kubera amafaranga. Donc ubu ngubu amafaranga yawe ufite ntabwo ubasha kubona uko uyarya, ntubasha kubona uko enjoyinga. None wakimutse muri quartier barahakuzirikiye? Oya. Igihe cyo kwimukira nkavamo ntabwo cyari cyagera. Kuko amafaranga nshaka ntabwo ndayabona. Amafaranga ushaka ni nkangahe kabisa ku buryo uzavuga ngo nayabonye rwose noneho igisozi nyivuyemo? Imana irayazi ntacyo navuga, bavuga ko ari ubwiyemezi. Bavuga ko ari ubwiyemezi. Cyangwa uri gusinya ko bavuga ko ari make nta kintu cyavamo? Jo, ngaho tubwire ibintu bibiri wumva uri gushaka muri no minsi, wabwira abafana bawe ni nyaboneka nubwo hari ibyo ngezeho ariko ibintu bibiri ndabyifuza mumfashije nkabigeraho byari byiza kurushaho. Ibiki se ko ngewe nkunda style, ikindi ni iki nkajya nambara neza, ikindi ni iki ikindi se bama bitagiyemo Imana ni nk'iki bama. Ako Josiah, hari ikintu kimwe nibutse ngiye kukubaza. Ni ikihe kintu cyo kurya ukunda mu buzima bwawe urya ukumva urishimye? Mu biryo byose ku buryo ntanabibura nkarwara bwaki. Ngiye nkunda umuceri. Ntabwo ukunda amandazi Jo? Oya, umuceri ni uwa mbere, amandazi nyine ni nka kwa kundi umuntu agenda akagura ka biscuit ku bushake. Ariko ngewe nkunda umuceri. No kumbwira ngo inyama uri kureba ko hano uyu mama ziteka, ubuse uyu mama rwose ntabwo ari igisambo nanamubwira ngo ma. Ariko ngewe nkunda umuceri nta n'ibindi biryo nkubuze no mu buzima bwanjye narwara bwaki. Reka narwara bwacya pe. Ubuse reba ukuntu mbyibushye kandi ndi umuceri, baravuga ngo umuceri nta vitamine uba. Kandi ngewe ndawurya nkabyibuha. Base muri make abantu batawurya bararenganya abantu batakunda umuceri mu biryo byose. N'ibirayi ndabikunda, ariko iyo ndiye imvange uyu munsi ejo ubwo ni umuceri, ahanini ni umuceri mbese. Okay Josiah, reka twibutse abantu bari badukurikiye muri kino kiganiro bakore subscribe, like, share ndetse na comment. Ibyo mpora mbivuga ntabwo nzahora mbisubira. Koje none se erega wa munsi warabivuze urumva, ariko hari abantu batakurikiye iki kiganiro, hari abantu bagiye kugikurikira uyu munsi, kandi nabo tugomba gushishikariza ko bagomba gushyiraho yabo nkunga, bagakora subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo ibiganiro dukora bijye bibageraho buri munsi. Ariko uzabona nsubirisha mu bintu nazi kuvuga n'ubundi ko byananiye. None se nawe ntabwo urabimenya ko byananiye, nateze no kubimenya rwose, icyo kizamini ko cyananiye. Dore kanambwira ko ugiye ku ishuri kwiga biriya bintu. None warambeshyaga ntabwo wagiye? Ntabwo neze kubishobora, ubwiza ukuri. Yamahenge noneho rya shuri wagiyeho kwiga ryabaye impfabusa. Reka da, ntabwo neze kubishobora. Ntabwo simbiteze, ntabwo neze kubishobora. Ariko Josiah, mfite amakuru y'umutipe uri kugutereta muri no minsi. Ninde wabikubwiye? Ubwo se nabiyoberwa nahubwo? Nawe umbeshya nawe nshaka. Kandi amakuru mfite yuko uriya wavuze ari we wanyaho kandi ari we wari ukeneye. Ubu wese uriya muri kumwe muri no minsi. Umva nawe naho ayo ni amagambo. Akoze Josiah, ikibazo cy'amatsiko ku bantu bagudukurikiye muri kino kiganiro, haramutse habonetse nk'umuntu uri seriye, ni nk'inka zingahe yago ko kugira ngo umwemere ko akuvana iwanyu? Ariko se munshaka wiki? Tubwire nka zingahe? Ko ngiye mperuka kwiteretera umukobwa arambwira ni nk'icumi rwose zituzuye ntuziriguze iwacu, nibwo bazakwemera. Reka ngewe reka mpfa kubamo aho kugira ngo nshake umusore nakunda. Azana izo nka, buri wese asigaye amenya ibye, ngo kuzanira mama inka ngewe reka iby'inka simba mbiri napfa kuba namukunze. Ibyo by'inka ntibikureba byo kumutegeka inka ntabwo bindeba. Ntabwo bindeba umuntu ubu ngubu arega umuntu asigaye akora ibyo ashaka, ibyo kuvuga ngo mama batabanga kumuzanira inkwano. Reka aho gushaka uwo nakunda
ngo arazana inka si inka ko tuba mu mujyi dutunzwe n'inka. Mbese inka kuri we ntacyo zivuze. Ntacyo icy'ingenzi nuko agomba kuza. Ese ko umukecuru yisazi ubundi yashobora kuzahirira? Ubundi yabishobora. Mbese ko guko ari umuco kandi bakwinka ubwo mushatse kuvuga yuko mama wawe agomba guhabwa igishema n'isheja n'umubyeyi. Se bakwinka wewe wacubakwa amafaranga. Ubwo ni nkanga herero sasa amafaranga umuntu yazana kugira ngo agushitura kuvana iwanyu. Uyu musore niwe wayapanga nanjye se najya gutegeka umusore. Ese umusore we ari fata akavuga ngo izo nkwana nzajyana cyangwa barazimuca. Ngiye ntabwo najya kumutegeka ayo yatanga yose nayo yashimisha. Nubwo yazana 5 cyangwa 2. Ayo yatanga yashimisha umukecuru nta kibazo. Nubwo yazana 5 cyangwa 2. Ubwo se mwabonye ko kubwo yaba ari umukene mwabonye umuntu wajyana kwa sebuko 5 cyangwa 2. Ntabwo byabaho. None nyine gutari ko yavuga nibura wenda minimum amenye ngo nazana yangaye. Njewe nayo nshaka ayo yavuga ngo razana nani twakwa. None n'ubuntu buziturwa mugani wa babandi ngo n'ubuntu buziturwa. Aba diaspora aho bari rwose barabatumva. Ajya ngo uwo mukobwa ngo yaravuze ngo keretse uzanye inka zingahe. Yarambwiye ngo niba nzi ko nzazana inka ziri munsi y'icumi mbe nguyemo akarenge nigendere. Ubwo sasate ni mwasa nkawe. Naringize ngo nibura sandusha ubwiza nego ko. Nese uyo urebye na hari umuntu kurusha ubwiza muri isi. Ngewe ntabwo mbibone ntabwo nimeze nka wa mukobwa uvuga ngo ni mwiza agenda yiyemera abandi. Ntabwo ufata karahuri ngo wirebe se. Mugani wabandi ngo kwibona. Ibyo mbikora rimwe na rimwe mba njagaraye ndi kujya kwikorera akazi ngewe sibyo ngibyo ntabwo mba mbyitaye. Ariko nawe urabizi kuri mwiza uri icyuki. Ngewe ntabwo mba mbyitayeho yewe. Nta nabajyabe kubwira se. Wenda babimbwira bari kunyega. Reka. Yobewe ko abantu biki cyari intyarya. Ampaye. Cha Jonando ubudasanzwe abantu bose bafashe nk'ababaye. Okay, reka dusoze ikiganiro. Message ebyiri uri bugenera abantu bari badukurikiye muri iki kiganiro mbere ko dusoza ikiganiro cyacu. Message ebyiri ugiye kubagenera. Ugiye kubagenera. Bande se ndagenera mishaza abantu nazi. Abantu nabonyeho. Iki? Wenda baza ariko barakunze. Kuko bari kukureba muri iki kiganiro. Niba tugiye kugendera message bari buze kukireba. Message ebyiri sonyine gusa. Message ebyiri. Message naba hano mu mwaka mushya muhire. Uzababere mwiza cyane, uzababere umwaka mushya. Mbese nibazahuriremo n'ibibazo ibirenze ibyo ngibyo birahagije. Uri kubifuriza kuba bafata izihe ngamba bahindura iki mu buzima bwabo bwa buri munsi? Wenda iyo bari message dusorezaho. Ingamba bafata no gusenga Imana bayizeye. Ubundi birenzeho Imana nta kidashoboye ibindi. None ko n'ubundi basengaga bakanizera ubundi noneho biragenda bite? Nyine bizaba karusho. Byo batabonye bazabibona muri uyu mwaka. Okay. Jose reka ngushimire wakoze muri iki kiganiro cyari ikiganiro kiryoshye nubwo hagiye habonekamo utuntu twinshi dusekeje. Ariko ntekereza ko abantu bari buze kugikurikira noneho bari buze kongera gususuruka. Ariko ubushize ari ikintu kimwe umuntu yigeze yandika muri comment arabaza ngo ese vierge muri komora he ko nyiri bwite yatwibwire yuko atari vierge. Turamubwira uti uko byagenda kose wamukenera twashyiraho namba kazamubaza ariko amakuru menshi dufite nuko ariyo kandi ariko yitwa. Abantu babishidikanyaho. Ese uwo muntu tumusubize ngo ikino naho uyu munsi mwisubirize muri kino kiganiro. Umumbwirire. Wewe musubize yara kuko ikiganiro bizari buze. Jewe ni witesha agaciro nawe uzakaguha. Urabona iyo wiyandaritse buri wese arakwandurura.
impamvu babimamiriza hari nabo nicara nabo twicaye nk'ahantu ku gasantere bakavuga ngo vierge yanyuzeho ugasanga ndi kubabwira ati nge ntabwo ndi vierge atese ko tugusaba ukatwima ariko se muri kugira ngo niyandarike nubu bwo ndahangaha naba ndaho narabuze n'umuntu n'umwe nkunda nkumva ndamukunze ku buryo najya kuba vierge kugeza aya magingo uko ngano nicyo banga rero bakavugira bagahamya bamwe bakavuga ngo ndi kwiyemera ngo ndi kwishyira mu mubare nyine nawe urabyumva na n'iyi saha ntabwo bemera ko nari vierge kubera ko bagusaba ukabimenya impamvu bavuga kubera yuko babona imyitwarire yanjye mbese nuko ese ko twaherewe ubu tugomba gutangira ubundi wagiye uba oya ntabwo ngiye ibintu byo kwiyandarika ntabwo bimpa none se kuba no kwiyandarika Imana yazansubiza ne iri kubona none se Imana yaguhaye umubiri kugira ngo ukoreshe umunsi zazo uzabwira ko umubiri wamaze iki ubwo Imana yazansubiza n'abagabo nararangije wenda nemba narakoze icyaha nkihana Imana ikabona ko nabirimo ubuse nagenda njya mu bagabo bose ejo wenda nkavuga ngo Mana wenda nkuza n'umuntu kandi iri kubona abagabo ndi kubishakira yansubiza ati se ko abagabo none se nibo bishaka cyane bo baba gushaka nese yansubiza ngo kwese ko mbona abagabo mbona ubafite ni wowe ubasaba cyangwa nibo bagusaba iki abagabo nyine ubwo ngubwo nuko uzamubwira uti na n'iyi saha baracyabivuga ko ndatambuka bakavuga ngo vierge kubera imyitwarire yanjye uko bambona niwitesha agaciro nawe uzakaguha shaka numva ari hatari bana ariko ngewe nshingiye ku byo abantu bavuga numva waba uri gukora icyaha gikomeye kubera iki kubera ko buri rugingo rwose Imana yarushyizeho kugira ngo rukore icyo rwagenewe gukora kandi wewe birumvikana ko udashyira mu bikorwa cyari umuzakihanira ngibyo ntabwo mbishoboye byo kugenda buri wese unereta akira ngiye hariya ngeze Kaciro akira ngeze mbese hirya no hino aho umuntu andebye ati ndagukunza akira ngewe ntabwo ibyo ngibyo no mu kuva mu bwana bwanjye simbishoboye pe simbishoboye ahari n'uwo nahuye nawe n'Imana yari yavuze ati ahari nanjye reka uyu muntu nako atagira reka nawe nta kibazo gihari kandi n'Imana yarambabariye pe nge ntabwo mbikunda reka tugushimire wowe warukurikiye iki kiganiro cyacu nkwibutsa gukora subscribe like share ndetse na comment ni Jojo ni Gogo OG oya ndi Josiane reka ntabwo ndi Gogo se ko yitabye Imana turabakunda mugire cyane ihirwe tubifuje umwaka mushya muhire uzababere mwiza muri byose kandi ntimukibagirwe gukurikirana ibiganiro byacu ciao